tubahaye ikaze mwese bene data bakunzi bacu bakunzi ba Pure Gold Channel kandi bakunzi bacu b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Uyu munsi mu ijambo ry'umunsi turakomeza tureba cya kiganiro mukunda cyitwa isaha ya cyenda. Ikiganiro cy'isaha ya cyenda ni ikiganiro benshi cyane bagiye bakunda bampa feedback bavuga ati twaragikunze, ni ikiganiro cyiza cyane. Uyu munsi turakomeza tureba ab'inginzi. Tumaze iminsi tureba ab'inginzi, tumaze kubona babiri ab'inginzi mu ijambo ry'Imana. Umwinginzi ari we mu cyongereza bavuga intercessor. Intercessor ni umuntu uhagarara hagati y'igihugu n'Imana cyangwa hagati y'umuryango we n'Imana, akinginga, akarambura amaboko agasenga Imana, akingingira umuryango we, akingingira igihugu cye, akingingira aho atuye, akinginga, kandi uwo muhamagara umuntu awuhabwa n'Imana. Bene data, tumaze kubona hano kuri Pure Gold Channel ab'inginzi babiri twasomye mu ijambo ry'Imana. Uwa mbere turamuzi ko ari Yesu Kristo, uwo ntabwo twirirwa tumubara mu bantu nk'abantu, ni Imana yigize umuntu ariko ni Imana. Uwo niwe tureberaho n'utwigisha. Ariko hari abandi b'inginzi twabonye dusanga mu ijambo ry'Imana ndetse mu isezerano rikuru. Uwa mbere, umwinginzi wa mbere twabonye ko ari Aburahamu. Aburahamu yari umwinginzi ukomeye cyane. Imana yamuhaye uwo muhamagaro. Aburahamu aringinga, ni ukuri ibitangaza birakoreka. Twarabibonye ukuntu yingingiye Abisirayeli, Imana yabaha umugisha kubera Aburahamu. Tubona undi mwinginzi wa kabiri waje gukurikiraho ngo haciye imyaka 600. Imana ihamagara undi mwinginzi haciye imyaka 600. Undi mwinginzi wa kabiri twabonye ko ari Mose. Mose nawe yingingiye ubwoko bw'Imana. Mose yarasenze. Mose yasenze iminsi 40 n'amajoro 40 ajya ku musozi Sinayi atarya atanywa, kandi icyo gihe Yesu yari ataravuka. Icyo ni ikintu gitangaje cyane. Ariko Imana yamutoranije Mose yingingira ubwoko bw'Abisirayeli, ndetse ngo arabambutsa bakura mu buretwa. Imana iramukoresha. Haleluya! Uyu munsi none Imana iracyakora. Tugiye kureba undi mwinginzi wa gatatu waje gukurikira Mose. Undi mwinginzi wa gatatu turamureba uyu munsi itariki ya 3 z'ukwezi kwa 7 2021. Ndetse usubiye inyuma hano kuri Pure Gold Channel wasanga umwinginzi wa kabiri Imana yabishyize ku mutima, naho hari itariki ya 3 z'ukwezi kwa 6 2021 niho twabonye undi mwinginzi wa kabiri. Uyu munsi muri iki gitondo rero ndashaka kukubwira ko Imana yampaye irindi zina tuganiraho, tureberaho, twigiraho ry'umwinginzi wa gatatu. Umwinginzi wa gatatu yaje kuboneka hashize imyaka 400. Imyaka 400 yose nyuma y'umwinginzi ariwe Mose, intercessor ariwe Mose. Nyuma ye haje guca imyaka 400 yose haboneka undi mwinginzi wa gatatu. Icyo gihe cyawo Yesu Kristo yari ataravuka. Ibyo byibuke. Undi mwinginzi wa gatatu rero wawe ufite amatsiko, reka nkumara amatsiko nkubwire ngo ni umwana Samweli. Haleluya! Umwana Samweli we yaratangaje kuko uwo mwana yatangiye gukorera Imana, yatangiye kuba umwinginzi, atangira kuba umuhanuzi w'Imana ari umwana muto cyane. Impamvu ndakubwira ko uwo mwana yavutse ari umwana uvuye mu masengesho, yavutse ari igisubizo cy'ababyeyi be, maze ababyeyi bari barabuze umwana, nyina yari yaringinze aravuga ati uyu mwana mutuye Imana. Haleluya! Amutura Imana. Iyo yari impano y'Imana. Umwana agenda, mama aragenda amusiga ku mutambyi Eli, amusiga aho ngaho ati mujyane mutuye Uwiteka uyibera Imana. Imana ihita imukoresha, itangira kumuvugisha n'umwana muto. Bamwe bavuga ko Imana yatangiye kumuha iyo mpano y'ubuhanuzi afite imyaka 6, kuko ijambo ry'Imana tubwira ko nyina yaje kumutura Imana uwo mwana ngo avuye ku ibere. Hariho urumva umwana wari ubonetse yari yarabuze, baramuretse ariyongera rwose kumara igihe kinini.
arinda agira wenda imyaka 5 cyangwa inarenga, ntawe ubizi neza. Ariko icyo nshaka kukubwira hano, ijambo ry'Imana mu isezerano rikuru ritwereka ko uwo mwana Samweli yari yajyanywe imbere y'Imana, yibera mu nzu y'Imana, agatandaraho niho kabaga imbere y'Imana, mu nzu y'Imana, mu rusengero. Uyu munsi niko twavuga, mu rusengero. Tekereza kujyana akana kawe kakajya kibera imbere y'Imana, kiryamiye aho twakwita kuri aritari, haleluya, kakiryamira aho gatuye Imana. Imana ni igitangaza, nta kuntu Imana itari kugakoresha. Uwo mwana nawe yabaye umunyangeso nziza. Uwo Samweli nawe ntabwo yanze, ntabwo yateye amahane, ahubwo yabaye umunyangeso nziza. Amen. Yari impano y'Imana koko, haleluya. Yaremeye, Imana iramukoresha, Imana iratangira muganiriza, ahinduka umwinginzi gutyo, ahinduka umuhanuzi w'Imana, atangira guhanurira ndetse Eli n'abahungu be. Ibyo nyine bitangaza cyane. Imana ikajya imuhamagara. Iyo ni amahirwe akomeye cyane, umwana wabaye nk'uko, haleluya. Uyu munsi none Imana iracyakora bene data. Reka tureberere ukuntu Samweli yaje gukorera Imana, yaje guhamagara abo umwinginzi w'Abisirayeli, arabikurana, ndetse ngo yari n'umucamanza, yari n'umucamanza wabo. Yaratashye ngo avuye guca imanza, arataha aho yari afite urugo, yari amaze gukura, amaze kuba mukuru. Yari afite urugo ahantu ngo hitwa i Rama. Niho tubisoma muri Samweli wa mbere ibice 7 umurongo wa 17. Samweli yari afite igicaniro iwe mu rugo ahantu hitwa i Rama, haleluya. Ora siki pipirisa ndakapa. Ni ukuvuga ngo Imana iyo uyikunda yaraguhamagaye, ni ukuvuga ngo iragutegeka, iraguhamagara ugakora igicaniro, ugakora igicaniro wawe. Samweli yari afite igicaniro iwe mu rugo, yari afite igicaniro cy'Imana. Ese wowe bite niba warahamagawe ufite igicaniro wawe mu rugo, ufite aho usengera mu cyumba, hari icyumba wakoze mu nzu yawe? Ni wawe ufite umuhamagaro, ndizera ko ariko biri, kuko iyo ufite umuhamagaro byanze bikunze ubyiyumvamo ugashaka igicaniro cy'Imana. Hari bene data benshi nzi bafite ibicaniro mu nzu zabo, haleluya. Abo bafite amahirwe cyane. Iyo ufite igicaniro mu nzu yawe, ni ukuvuga ngo warihaye Imana, ukominika n'Imana, urareka Imana ikakuyobora, ikagukoresha, ugahinduka umuhanuzi wayo, ugahinduka umwinginzi, intercessor of the whole world. Ugatangira kwingingira isi, ugatangira kwingingira aho utuye, ukingingira umuryango wawe, ibindi Imana nibyikorera. Imana ishimwe cyane. Igihe Samweli yajyaga asenga, agahaguruka agasenga, akabyuka agasenga, akazamura amaboko, nawe Imana yarumvaga. Asengera Abisirayeli. Abisirayeli barakundwa, n'abakundwa n'Imana, n'ubwoko bwatoranijwe. Samweli yarabasengeraga, yarasengaga, yazamura amaboko, bari mu ntambara yasenga bagatsinda, haleluya. Amasengesho y'umukiranutsi agira umumaro. Samweli yarahamagawe, aringinga. He was an intercessor of God. Ese we bite mwene data? Ese je bite? Iki kintu ni ikintu nifuza cyane. Hano kuri Pure Gold Channel twumva ko ahangaha hari umuhamagaro cyane. Dufite umuhamagaro wo gukora intercessor. Ndetse jewe Jose niyemeje gukora uyu murimo. Nwemeze gukora umurimo ku Imana yishyize ku mutima, mwumva ko nanjye nahinduka umwinginzi nk'uko Imana inyobora, nk'uko yabimpamagariye. Kandi nzi ko amasengesho agira umumaro. Amasengesho agira umumaro. Iyo wewe wumva Imana iragufasha. Iki nicyo numva kindi ku mutima, ni wo muhamagaro, kandi Imana irambashisha nkajya mbikora. Imana ni igitangaza cyane. Imana ni nziza. Reka dukomeze umuhamagaro bene data, reka dukomeze umuhamagaro. Reka dukomeze turebe undi mwinginzi nahoze nsoma uyu munsi wa none muri iki gitondo, haleluya. Hari undi mwinginzi nabonye ukomeye cyane wabayeho mu myaka yatambutse. Uwo mugabo yitwa William Seymour. Uyu mugabo Seymour yarasenze, kandi yari umukozi woroheje cyane, yikoreraga akazi koroheje, akora muri resitora. Ntabwo yari wa muntu navuga ngo yari umuprofeseri ahantu runaka, yari umudogiteri ahantu runaka. We yari umuntu woroheje cyane. Imana ndashaka kukubwira ko ikoresha n'abantu boroheje, ikoresha abize, abakize, abakene, buri wese. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo
William Seymour yari umuntu woroheje cyane, yikoreraga akazi muri resitora, akagenda agakora akazi muri resitora kugira ngo abeho, ndetse ngo n'umuryango we wari ukennye cyane. Ariko Imana yari yamuhamagariye umuhamagaro wo kwinginga muri icyo gihe, aho yari atuye muri Amerika. Arasenga agataha. Urumva yakoraga akazi ako nakwita full time. Ashobora kuba wenda yarakoraga amasaha menshi, ntawe ubizi neza, ariko yaratahaga igihe atahiye cyose agasenga amasaha 3 ku munsi. Amara igihe asenga amasaha 3 ku munsi, yingingira umuryango we, yingingira cyane cyane isi yose, kuko yarababajwe nuko isi abantu badakijijwe, abantu batamenya Yesu, abantu batakira agakiza. Seymour yarasenze, arasenga, ageze aho abona nta kintu gihinduka, abona revival ntayo, abona abantu nta n'umwe ukizwa, kandi yari afite commitment yo gusenga amasaha 3 buri munsi. Yumva umutima umubwira ati ongera amasaha, atongera amasaha, atangira gusenga 5. Asenga amasaha 5, uko nabisomaga ngo yasenze amasaha 5 kumara amezi 18. Amezi 18 ni nk'umwaka wose n'igice. Amen, turi kumwe. Yasenze amasaha 5 yose kumara umwaka n'igice. Uyu mugabo yari yaritanze, afite umuhamagaro. Ubu n'umuntu ku giti cye, ni igitabo nari ndimo nsoma byanditseho, n'ubuhamya bwe, n'ibintu byabayeho, n'inkuru yabayeho, abantu barabizi, ibitabo byaranditswe. Haleluya. Uyu mugabo ageze aho iki gihe kirangiye, abona nta kibaye, bimwanga mu nda, aravuga ati reka nongera amasaha. Muri we abyiyumvamo imbere, umwuka w'Imana uramukomanga ati reka ongera amasaha usenge. Gusenga, kwinginga, ntabwo umuntu arambirwa, ntabwo urambirwa. Uyu mugabo yamfashije cyane, arasenga, ageze aho abonye nta gihindutse, ati nongeraho amasaha, ariko arabipinga, arabirwanya, aravuga ati ntabwo nabishobora. Arakora akazi muri resitora, akazi full time, arasenga amasaha 3, yongeraho 5, umwaka n'igice, nta kintu gikoretse. Yumva muri we ijwi rimubwira ati ongeraho 2. Ni ibintu bitoroshye na rimwe gusenga, kwinginga, nturambirwe, ntuvuga uti ko bitaraba, simvuga nti ko nta kintu kibaye, reka mbireke. Oya, yarabyiyumvisemo, arakomeza, arasunika, yongeraho amasaha 2. Amasaha babaye ngahe? 7. Nyuma y'akazi akaza agakora 7 yarangira akajya kuruhuka, ugacya akajya ku kazi. Ngiyi commitment, nguyu umuhamagaro, nguyu umuntu witabye uyu muhamagaro. Haleluya. Imana itugirire neza cyane bene data. Ndababwira ngo muri iki gitondo nanjye nafashijwe cyane, nafashijwe n'ubuhamya bw'uyu mugabo William Seymour. Nanjye numvise nakwipushinga, natera intambwe hano kuri Pure Gold Channel, ni reka dusenge. Abo turi kumwe bene data, abo ndimo mbwira bariyizi, abo dufatanya bariyizi, barabyumva. Nawe wumva ubu butumwa, wumva iyi message hano kuri Pure Gold Channel, ngwino join us, ngwino dufatanye gusenga, twinginga Imana, dusengera isi. Iki gishushanyo cy'isi hano, uyu mubumbe w'isi nkunda kuvugaho, harimo ibibazo byinshi. Ntabwo ari corona gusa yogoje isi, hari n'ibindi bibazo. Umwanzi yarakariye isi, umwanzi arimo kurwanya amahoro, arimo kurwanya agakiza, ari kubuza abantu kwinjira mu bwami bw'Imana. Ariko nta kindi kizamutsinda, nuko tuzasenga, nuko jyewe nawe tuzinginga, duhaguruke, turambura amaboko, Imana igira icyo ukora muri iki gihe cyacu. Reka we nanjye duhinduka Seymour w'iki gihe, wo muri iki kinyejana. Imana idufashe cyane, itugirire neza. Ndabizi neza hari icyo Imana izakora bene data. Imana hari icyo izakora. Uyu Seymour yarakomeje, arakomeza, arasenga. Umunsi umwe, haleluya, ibitangaza birakoreka. Imana iramwumva. Imana n'ubundi iramwumvaga, ariko ibishaka kureba gutitiriza kwacu. Hari ikintu umuntu aba yiga. Imana ibitwigisha gutitiriza, kuyimenya. Haleluya.
kuko ntabwo imana ntabwo ari microwave, ntabwo ari rya ziko ushyiramo ikijumba mu minota 5 kikaba kirahiye, 2 3. No, imana ni imana dukwiye kubaha, dukwiye gutinya, iri hejuru ya byose, yaremye byose, ishaka ko we nanjye twinginga tugatitiriza tukazayibona. Byaratinze, revival iraba muri Amerika, ariho bitiriye Azusa Street. Ibyo wenda warabyumvise cyangwa warabisomye. Iyi ni inkuru yabayeho, ni ibintu byiza cyane. The glory of God ngo yaramanutse, ubwiza bw'Imana buramanuka, imbaraga z'Imana ziramanuka. Amen. Imbaraga z'Imana ngo zaramanutse, abantu ndetse ntabwo birirwaga bagera kuri mission aho Seymour yabaga ari, ntabwo bafatanyaga, ahubwo iyo wageraga aho hantu gusa, aho ngaho kuri uwo muhanda aho babaga batuye, imbaraga z'Imana zakugeragaho. Isi yose irabimenya, abantu barabimenya. Wajya kuri aka gace, wajya aho hantu yaratuye, hafi yaho hari glory of God, ubwiza bw'Imana, imbaraga ziramanuka. Abahageze bakikubita hasi kubera imbaraga z'Imana, bakihana ibyaha, bagahinduka, bakuzura umwuka wera, bagatangira kuvuga mu ndimi, ibitangaza bigakoreka, imitima igahinduka. Iki ni cyo Imana ishaka. Amen. Irashaka ko abantu bahinduka. Bazahindurwa n'iki? Nuko wowe nanjye tuzahagarara, tugahaguruka, tukazamura amaboko, tugasenga, ibitangaza bigakoreka, imbaraga z'Imana zikamanuka, ubwiza bw'Imana bukamanuka. Amen. Ubwiza bw'Imana bukamanuka, maze isi igahinduka. Ntabwo izahinduka nuko uzajya mu muhanda ngo uvuge gusa utasenze. Uzagenda mu muhanda uvuge nibyo, uri umwa evangeliste, ugenda ubwira abantu, ariko ntacyo bizatanga nudasenga, nudaca bugufi, nutagira timu igusengera ngo abantu bazamura amaboko, wuzure umwuka wera, maze imbaraga zikore. Hari benshi abavuga butumwa twagiye tubona bagiraga 6 abantu bakihana, abantu bagakizwa, kuko babaga bafite time basengera, amasengesho ahoraho. Barubatse icyumba cy'amasengesho, hari igicaniro gihoraho. Ahangaha Samweli aratwereka ko nawe yari afite igicaniro iwe mu rugo. Ababyumva murabyumva. Gira igicaniro iwawe mu rugo, gira igicaniro mu rusengero rwawe, gira igicaniro muri ministeri yawe. Niba ushaka ko Imana iza igakorana nawe, ukabona ubwiza bw'Imana, reka tugire ibicaniro, wowe nanjye, mu ngo zacu, aho dutuye. Tugira igicaniro, kandi ibanga rindi, do not give up. Ntubivemo, komeza urugendo, komeza utitirize, komeza utabaza Imana, kuko iravuga iti nimuntabaze ndabatabara, nimumpamagare ndaza, nunshaka uzambona, nunyegera nzakwegera. Uyu Seymour yagereye Imana, arayishaka. Amasaha 3 yabanjije, 5 akurikizaho, 7 bigezeho Imana irumva. Ibyo byose yabikoraga buri munsi, kandi yitanze, ntiyite ku kunanirwa kw'akazi yabaga avuyemo, ntiyite kuba wenda yarashonje, ntiyite ku munaniro w'umubiri. Ntaryame. Ashaka iki? Ashaka Imana, ashaka revival. Icyo gihe yarabonetse, ntabwo ari ugupfa kuboneka gusa. Reka twigire kuri bene data batubanjije. Bene data, niba ushaka revival, reka twigire kuri bene data, revival izaboneka. Mbasezeyeho, mbifurije umugisha w'Imana. Reka dufatanye, kandi ngushimira umwanya wawe, ngushimira amasengesho yawe, unsengera hano kuri Pure Gold Channel. Ngushimira umwanya wawe ufate yo kubireba ibiganiro byacu biryoshye ku isaha ya 9. Imana ikugire neza mwene data. Tuzakomeza ubutaha. Imana ikomeze guha umugisha, ugire weekend nziza. Bye bye.